ubusobanuro bw'umurongo wo mu muhanda urombereje n'ucagaguye ndetse n'uburyo tuyikoresha neza mu kuyigenderaho mu muhanda. Ese wari ubizi ko iyo baguhagaritse ku murongo urombereje biba bitemewe kuhahagarara? Impamvu bitemewe guhagarara ku murongo urombereje ni uko umurongo urombereje ushyirwa mu ikorosi ahantu umuntu atabasha kureba imbere ye. Iyo aho hantu wahagaze uba ushobora guteza impanuka. Niyo mpamvu iyo uri mu kizami ukagusaba gushyira ku ruhande ku murongo urombereje, ubanza ukababwira yuko bitemewe, bakubwira ko byemewe, bakubwira ko nta kibazo kubera ububasha bafite, ugashyira ku ruhande ugahagarara, ariko ukaba wabanje kubabwira ko bitemewe. Umurongo ucagaguye wo mu muhanda tuba twemewe kuwuhagararaho kubera ko umurongo ucagaguye ushyirwa ahantu harambuye cyane umuntu abasha kureba imbere y'imodoka imuri imbere ku buryo ashobora kuyidepansa. Ahantu nyine hisanzuye aba ari umurongo ucagaguye hatari mu ikorosi. Icyo gihe bagusabye gushyira ku ruhande aho hantu ntabwo urinda kuvuga ko bitemewe, ushyiramo ikinyoteri ugashyira ku ruhande ugahagarara, ushyiramo buri kinyoteri, bagusaba no gukata gusubira inyuma ugakata nta kibazo, kuko iyo umurongo ucagaguye aho hantu nta modoka, aho imodoka yaturuka hose kubona kare. Ariko mu ikorosi ku murongo urombereje impamvu bitemewe kuhahagarara ni uko niyo bagusabye gukata usubira inyuma utemerewe gukatira ku murongo urombereje, ubanza ukabwira afande ko gukatiraho bitemewe. Iyo akwemereye ukora manevre hejuru y'umurongo urombereje ugakata ugasubira inyuma aho waturutse. Ariko yaba kuhahagarara yaba no kuhakatira ku murongo urombereje ntibyemewe. Ku murongo ucagaguye biremewe kuhahagarara no kuhakatira. Abanyeshuri ba Teacher Musoni Rwanda, uyu munsi tugarutse noneho muri sirikirasiyo kwereka imirongo yo mu muhanda uko ikoreshwa. Hari imirongo icagaguye, hari imirongo irombereje, tugiye kurebera hamwe uburyo iyo mirongo